mutuze mugubwe neza mutere hareruya muserebure ibyo nkora ndabikora vuba ndi Uwiteka. Maze ngo imvura ibaye nyinshi ngo baza birukanka bageze ku muryango bati Nowa Nowa garafure profe pasite apotre aposo mukozi w'Imana dukingurire. Nowa ati ndabumva 5-5. Uzi ko nkumva yo iryo jwi ko numva ari nka wa wundi twatangiranye tubazi inkunga yigo ndiwe ntuzi ko ku munsi wa mbere nagufashije ati nakumvise waraje undi ati no nanjye kuwa 3 nakoze iminsi 3 nabyumvise waramfashije wanakoze cyane undi ati no jyawe nakoze icyumweru ndi kumwe n'abahungu banjye twakoranye icyumweru twihaniye rimwe dukora umurimo mwinshi nawe ati yo nabumvise mwese ndi kubumva mwaramfashije mwarakoze ariko sijye wakinze n'Uwiteka wakinze. Avamo ya masengesho birirwa basenga nta kizavamo bya bikabyo byabo nta kivuyemo. Nowa ntiyita ku magambo arabaza maze abahanga bati arabaza Nowa yewe arabaza imvura yose arabaza bamuseka arabaza arakomeza arabaza Nowa yewe arabaza bamuseka arabaza imvura yose bamuseka arayibaza inkuge my dear. Haboneka abantu baza kumufasha umufashije kuwa mbere kuwa 3 ati Nowa ndabona ibi bintu uri kuducanga ibintu nimba aravuganye n'Imana ibintu biracanze. Amahoro y'Imana bane namwe umugisha w'Imana bane namwe kubaho kw'Imana kuze muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba warakoze subscribe weho uri umuntu w'ingenzi ku buzima bwacu ndetse no ku mutungo wacu. Tujye tuvugisha ukuri. Ariko niba utarakora subscribe nawe rwose waracitswe kuko ntabwo uzi aho igihugu kiri kwakira imitungo itunga abaturage. Nari ngukumbuye kumva bambarekana. Burasirazuba Uburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru umujyi wa Kigali na 6 y'abadiaspora abantu mukunda Eva Marionette abantu mwagize gutya mukaba ngo ukamubanye mu masengesho y'iminsi 30 uwo mukaba mugeze ku munsi wa kangahe Marionette wa 20 nimba atari 21 narafashijwe nibagirwa naho iminsi igeze. kabaye Subundi ubu munsi ni itariki zingahe ubwo ntibihura n'itariki tugezeho uyu munsi turi tariki 20. Ubwo tugeze ku munsi wa 20. Umunsi wa 20. Aha bantu mwese rero muzi ko mwabaye mu masengesho. Ndabizi ko namwe muri kugenda mwakira imigisha y'Imana. Ariko namwe mutabaye mu masengesho namwe murabizi ko mwagiye muhomba ibintu bikomeye cyane. Mariyane amakuru ni meza turashima Imana n'abantu benshi noneho. N'abantu benshi. Imana ishimwe. Aka kasoro kaje gashyakira ko ari hatari. Nako karaje kambuka amazi. Urumvise kugaseko. Abundi yari ukuntu. Ari ukuntu bamaze kwambuka inyanja. Ntabwo baririmbye gusa baranasetse. Ubundi hari inseko birimo nko kujinyora Farawo. No gucinya n'agatwenge gatuma ubwami bw'Uwiteka bugumya kukubonekera. Hari n'ikivura shifonaje mu maso. Nani igihe useka n'ugukurikira agaseka ati nari nkumbuye kumva useka. Yego. Kandi ikindi abantu ari bose buriya nta kintu kigabanya ko numva wagize crise amasinezite. N'amasinezite ikirere kimeze nabi. Ikirere cyabaye kibi no kurara hanze. Naje no kugira umuntu nkanguramo gakeya bituma ariko biraza kumera neza nimbona agakawa mukanya ndanywa agakawa n'agatangawize. Na sport neje mu gitondo ni nkora sport. Hiti birangiza baraza kwihangana. Reka rero tubabwire ngo turabakunda
tubifuriza ibyiza, tubifuriza ineza y'Imana ibabeho, umugisha w'Imana ubabeho, kuba kw'Imana kuze kuri bo, kandi abantu bari gusenga reka ibisubizo byabo bimanuke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka umugisha w'Imana ubabeho, kandi ni ukuri na mama Rene Imana iguha umugisha kandi ukoreshe cyane iby'iki gihugu gikeneye, ahubwo wagukire no mu ntara zigabye ibihugu by'ibihugu. Yego, ni ukuvuga ngo ntara y'Iburasirazuba y'Ubufaransa, y'Iburasirazuba y'Ubufaransa, y'Amajyepfo y'Ubufaransa, n'iy'Amajyaruguru y'Ubufaransa, n'iy'umujyi wa Kigali w'Ubufaransa. Haleluya. Kera nari nzi ko imijyi yose ari Kigali. None wamenye n'imijyi y'Ubufaransa. Amina. Ahantu abantu bose rero ahantu bari bagende bahabwa umugisha n'Imana, kandi umwuka w'Imana akomeze ababeho kandi abarinde. Nabifuriza kugubwa neza. Marene, twatangiza n'isengesho rero kugira ngo tuze kugira narindimo ngenda nsredinga ndeba aho tugeze mu masengesho. Mu masengesho byose koko ubinjira cyangwa ntabwo ari byo? Byose nibyo, ibintu byose biri hano nibyo. Byose birashoboka kuko nta kinanira Imana. Uyu munsi dukoze ikiganiro. Yego. Ni umunsi wa 20. Imana ibaho umugisha rero kandi bishimire. Ubwejo abantu bazabona ikiganiro cya mu gitondo kiraba gishyukira ari faya. Mbere ko kubaza ikibazo cy'uyu munsi kimwe ngahita nigendera. Noneho wasenga Imana tubatangira. Mana ishobora byose, turagushimiye ko ushoboye byose, ushobora byose byatumye abaduhiga batwirwa imishwaro, aho badushakiraga basanze naho hashoboye. Kandi ibintu byose byaduhagurukiye byakwiriwe imishwaro. Uri Imana ikomeye, gukomera kwawe bituma natwe tugenda dushinjagirana ishema n'isheje, kandi gukomera kwawe twishema dushiduka natwe dukomeye ntibakaturenganye. Imbaraga dufite tuzivana kuri wowe, ubusirimu dufite niho buva rwose. Mana Nyiringabo, usura abantu baturenganya ubabwire ko ari wowe ubikora nibiturenganya. Ahubwo ndasabye kugira ngo umuntu wese agukurikire, agukorere, imbaraga ziva mu ijuru abantu bose baziyumvemo. Ndasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikirana iri jambo, imbaraga zisumba byose zimubeho, zibe kubye, zibe kube, imirimo n'ibitangaza bikoreke. Ndamenagura imyuka yose ikorera mu kirere, iyo ku butaka, iyo mu mazi, iyo mu miyaga, imyuka y'imbobo yirirwa izerera, iyo yose, iyo mu myotsi, iyo mu bikoni, ikorera mu mashanyarazi, ikorera muri za gaze, imyuka ikorera mu mihanda, makorosi ibumoso, ay'iburyo, imyuka ikorera mu bantu b'abagome bagendana ubugome, iyo yose nkubise ikuzimu mu izina rya Yesu. Ikirere cyose umuntu wese w'Imana arimo ndakejeje, iki kirere cy'u Rwanda mpagazemo ngihejeje amahoro nk'umuhanuzikazi utarya ubugoro. Bisenze shema mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi nanone ndakubaza ikibazo kivuga ngo ese umuntu ashobora kuruhira ibyo aruhiye abandi bakabirya? Ugahingira ubusa, ugahinga bagasarura, ushobora kuvunika ukaba igikoresho cy'abandi, abandi bakarya, ukagwa mu ijambo rivuga ngo tuzarya iby'abanyamahanga baruhiye. Cyangwa ukaruha abantu bakarya imitsi yawe, ari wowe warushye bitewe n'impamvu. Bitubwire kandi abadukurikiye muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. 6 itangirira igice. Igihe itangirira igice cya 6 umurongo wa 14 haravuga ngo nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya baze kwigirayo nyine barebe uko ibaje. Hanyuma icyo nendaga kuvuga kuruhira ubusa, ndi mu gahinda k'abantu bafashije no bakubaza inkuge birangira batayibaye. Icyo nicyo ako niko gahinda nagize uyu munsi. Nakoze umunsi wo kubibuka, iyo menye aho bashyinguye nari kujyana indabo, ariko rwose Paul none rero simbasetse ndababaye. Hari ikintu kiba giteye inkeke n'ikibazo, ni ukujya kubona ukabona abantu bafashije Nowa kubaka inkuge ishobora kujyamo umudugudu wose.
bakamara imyaka babaza batera imisumari bashorogotora bitera imisumari yego abandi babaza inzugi abandi babaza amadirisha yego abandi babaza ibisenge abandi babaza amadirisha n'imiryango yego hakaba hari abibereye hirya mu kabari batabonetse no mu gikorwa cy'inkuge ugasanga abibereye hirya iyo ngiyo batabonetse mu gikorwa cy'inkuge nibo bayibayemo abayivunikiye bararimbutse. Ese mama Mariyone umunyamasengesho ashobora gusenga ndetse abari muri icyo cyumba bagafashwa akazarimbuka ubwo nicyo ushatse kuvuga? Nshatse kuvuga ko ushobora gufonda korari ukagura n'ibyuma bya muzika ukayibamo warayitangiye hanyuma ukagenda ukarimbuka hanyuma hakaza abana baje ejo bundi bavuye kuri Kiriwawa yaya na Kiriwa Nzenze bakaza bakakubonana ubugingo waravunitse. Birashoboka ko ushobora kuba umunyamasengesho ugashinga ibyumba by'amasengesho ukanahanurira n'abantu reka sinakubwira bigasohora ugasengera n'abantu bagakira ukavunikira ubusa ejo ugasanga uciyeho basigaye bahembwe imitsi yawe. Abantu bariye imitsi yawe bariye ibyo batengamaye mu byo wavunikiye. Aha rero niho agahinda umunsi mfite gashingiye kandi agahinda mfite gafite rezo kandi ndi mu mavuta muri iyi minsi yo kubwira abantu ngo mukebuke mutaruhira ubusa mwakabyarama. Umunsi Imana ibwira Nowa tumva Nowa Imana Nowa ati karame ati ndi Uwiteka Imana ibifite umubiri byose. Nowa ati karame ndakuzi niko uteye uhora uri maso ntusinzira n'uhagurukiye ntarara n'iyo ukandagiye isi yose irabimenya kuko ibirenge byawe bikwira isi wicara mu ijoro. Karame wanyuze mu nyanja biramenyekana uwo munsi hapfa ingabo nyinshi n'amagare n'amafarashi bageze hakurya bararirimba Farawo ataha yimyiza imoso. Karame Uwiteka ndi Nowa umugaragu wawe ndakuzi uwo tuvugana ndamuzi yageze i Samariya byabacanze babona ibiryo bararya uhakandagiye uri Uwiteka nakumvise waje. Karame Uwiteka uri Uwiteka nguteze amatwi ndakuzi uwo tuvugana nawe ndi kumwumva yageze kwa Sara baraminopoje uwo munsi Matirisi yumva ijwi baratwita ahinduka mamisaka. Uwiteka ndakumva wongeye kuvugana nawe ndamuzi. Haleluya haleluya. Karame Uwiteka ndi Nowa umugaragu wawe ndi kukumva no mu ngingo iyo uvuze ndakumva iyo uje ndabimenya kandi iyo uje iyo utambutse ibintu byose biramenyekana. i Samariya warahageze utambutse umugabo umwe arapfa abandi bararya kandi bari babivuze yumva ko ejo nk'iki gihe indengo y'ifi izagura shekeri imwe. Elisa hakandagiye ahanura ibiryo bucya biboneka menya ko ari wowe Uwiteka uje kuvugana nanjye ndamuzi mfite amakuru. Ndakumva jyewe Uwiteka ndi Nowa ngize amahirwe kuba uje kuvugana nanjye. Hahirwa umuntu uvugana nawe. Mu minsi ishize wagize gutya ukora agatendo umugabo umwe witwa Goliyati igati yazanye akavuyo wahasarutse nk'Imana uca muri Dawidi aramurangiza igihugu kibona amahoro isi yose imenyekana ko Uwiteka yahageze Goliyati agapfa. Ngize amahirwe yo kuvugana nawe ndi Nowa nguteze amatwi. Ndakumva Uwiteka ndakumva karame Uwiteka nyiringabo waremye ijuru n'isi fasha ndumva ndi mu mavuta ateye ubwoba. Uwiteka ati rero Nowa ubwo umenye ko ari jye Uwiteka ubwo unsobanukiwe ko ndi Uwiteka ukugendereye. Ndi kubona abantu bakabije kugira ikintu cyitwa ubugome. Indaya ziri kurepeta zifunze imisatsi zambaye ijipo igera ku maguru zikaripeta zigakata umuziki batera haleluya zigakabya. Ndabona zakabije mfite gahunda ndashaka gukora igikorwa cyo kurimbuza isi umwuzure kuko ndi kubona abantu bari kushaka kuncenga barashaka kumpindura umubyara. Ndi Uwiteka Imana ifuha yaremye ijuru n'isi ihinda bakamenya ko manukiye ku mababa y'umuyaga itambuka bikamenyekana ko ntambutse iyo nivuze bamenya ko ndi intwari mu ntambara. None Nowa agenda ujye mu giti mu ishyamba ushakira igiti cyitwa gofero umbarize inkuge ngizi meziri uhamagara abantu utanga itangazo hanyuma abantu nushaka ubinyuze no mu ndirimbo ubihimbe mu ndirimbo injyana ushaka uyiririmbe hanyuma nurangiza ubwira abantu ngo nimuze tubaze inkuge hagiye kugwa imvura hagiye kugwa umwuzure. Nowa ubivuga mu kinyabupfura ntiwice abagure nta rurazi mirambaro ntaki ibintu ugiye gukora ubwabo narabibabwiye mu mitima yabo barabizi ko ndi Imana idakinirwa. Nowa ati karamenya kubahwa igiti ndakibaza
kandi Nowa uhamagara abantu ndagushakira n'abagufasha. Aka kantu ariko k'abantu bafasha abandi bikarangira batariye ku nyungu z'ibyo bavunikiye. Aha niho ruzingiye nubwo ndi mu mavuta menshi. Aho ubundi niho akantu kari kizingiro k'iri jambo ko kuba umufatanyabikorwa n'abandi bikarangira ukoze bakarya, ukarangira uvunikiye ubusa, ukitwa izina ryitwa nduhira abandi ridafite aho ryanditse mu gitabo kirangamimerere. Yesu we, banduhira abandi mwe mutikarame. Ndashaka kukuvana mu itima yo kuruhira abandi. Sinshaka kuzabona urimbuka warasomye igitabo cy'itangiriro ukagera no mu byahishuwe. Imana irangije ibwira Nowa ngo ubaze inkuge, uhamagara abantu, kandi inkuge uzayibaza, numara kuyibaza yuzuye irimo ibi byumba, irimo izi mezire ibajije muri iki giti. Iyi nkuge nurangiza uzayihomesha ubushishi imbere, nurangiza n'inyuma uhome. Uhamagara abantu batangira kuzana za ngeso zabo bagira. Mwihangane. Kumwe bahimba indirimbo batangira noneho guhimbira Nowa indirimbo baratangira. Nowa kuki ubaka iyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Batangira gushaka kumwereka ko ashobora gufite ikibazo, azaharerwa nta kizavamo, ya masengesho birirwa basenga nta kizavamo, bya bikabyo byabo nta kivuyemo. Nowa ntiyita ku magambo, arabaza maze abahanga bati arabaza Nowa yewe, arabaza imvura yose, arabaza bamuseka, arabaza arakomeza, arabaza Nowa yewe, arabaza Nowa yewe, arabaza bamuseka, arabaza imvura yose bamuseka, arayibaza inkuge. My dear, haboneka abantu baza kumufasha. Umufashije kuwa mbere kuwa gatatu ati Nowa, ndabona ibi bintu uri kuducanga, ibintu nimba aravuganye n'Imana, ibintu biracanze, ntabwo byakunda. Ntibyavamo ibi bintu, turigendeye twisubiriye ku kabyeri. Hashira iminsi abandi baraza baramufasha, barakora saa sita, nimugoroba baragaruka, barakora. Babona iminsi uko irushaho izuba riri kuva, ahubwo impeshyi yatobotse, ivumbi rimeze nabi. Nowa ariko mu gitondo akababwira ati nyamara hagiye kugwa imvura, hazagwa umwuzure, muze tubaze inkuge. Saa saba bakaba barigenda bati Nowa, impeshyi irushijeho kuba nyinshi, nta bimarenga aya mezi nta n'imvura igwa rwose. Urabona mu kwa munani ni mu mpeshyi, imvura yagira umwuzure, urabeho Nowa bayi rwose. Nubwo twaragufashije, amabavu yaraje, waradushutse, twemera gushukuri n'umwana mu gakiza, nako bajya bakanagamo ngo uje vuba rwose, nako tutagize baje baragenda. Ariko aba bantu baza bakagenda muri iyi minsi, ndi kumwe n'aba bantu bambabarira, abantu baza bakagenda bagaruke nabatumwe. Ngo igihe kiragera rero, inkuge iruzura. Nowa ahagarara ku muryango aravuga ati muze abarukijijwe kera, abarokore, abatari abarokore, umuntu wese ushaka kwinjira. Itangazo, umuntu wese ushaka kwinjira mu nkuge biremewe guhera uyu munsi, mutangire mwinjire. Nowa asitanga itangazo. Hanyuma abari hariya mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengerazuba, abantu mwese mushaka kwinjira mu nkuge, hazagwa imvura, umwuzure ugiye kwica abantu, niko Uwiteka avuze. None abantu mwese muze mwinjire mu nkuge. Bamwe bagashyira kutere mu matwi, abandi baturamenya igihe cyo gutingana cyageze, abandi turamenya imyaka tugezemo si yo kuzana ibintu by'ibyo ngibyo, abandi batereka reka. Imana irebye ibona hari abantu binjiyemo, inyamaswa zinjiramo ikigabo n'ikigore, hinjiramo abantu, hinjiramo amatungo,
byinjiramo. Imana ireba santima za Nowa, ibona ashobora kuzabona imvura iguye agaza gusukumiramo bene wabo akingura. Imana irangije igira gutya, yinjiza abahageze, ikinga inkuge. Imvura irakuba, imvura iragwa, itangira gake gake, kandi itangira gake mukamera nk'umuserebanya ngo niko byahoze, ngo hano ngo bahora bateka, ngo niko byahoze, ngo hano ngo hahora hacumba umwotsi ni mu gisirimu, inkono zaha ntiziva ku ziko, niko byahoze. Naho inzu yahiye kera, umuserebanya urinda uhiramo, upfira muri niko byahoze. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Imana irangije ibwira Nowa iti mutuze mugubwe neza, mutere hareruya, muserebure, ibyo nkora ndabikora vuba ndi Uwiteka. Maze ngo imvura ibaye nyinshi, ngo baza birukanka bageze ku muryango bati Nowa, Nowa, garafure, profe, pasite, apotre, aposo, mukozi w'Imana, dukingurire. Nowa ati ndabumva 5 kuri 5. Uzi ko nkumva yo, iryo jwi ko numva ari nka wa wundi twatangiranye tubazi inkunga. Yigo ndiwe, ntuzi ko ku munsi wa mbere nagufashije, ati nakumvise waraje. Undi ati Nowa, nanjye kuwa 3 nakoze iminsi 3 nabyumvise waramfashije, wanakoze cyane. Undi ati Nowa, jyawe nakoze icyumweru ndi kumwe n'abahungu banjye, twakoranye icyumweru, twihaniye rimwe, dukora umurimo mwinshi. Nowa ati yo, nabumvise mwese ndi kubumva, mwaramfashije, mwarakoze, ariko sijye wakinze, n'Uwiteka wakinze. N'Uwiteka wakinze. Nowa arangije abari mu nkuge bafite amahoro. Uwiteka ati rero gahunda ukuntu imeze, iyi mvura ahubwo reka ngusha cyane hafi y'inkuge ku buryo umwuzure unabatembana. Sinshaka kuzumva umurokora arimbuka. Bantu b'Imana, bantu twahagaze imbere, bantu twahagararanyaga, bantu twabwirije, bantu twakoranye umurimo, bantu tumaze iminsi tubwira, sinshaka kuzumva hari umuntu ushidutse arimbutse. Ndakwinginze wowe kabyarawe, ntanze abagabo ku mugaragaro, ndakarabye ku mugaragaro, twarababwirije, twatangiye tuvuza akagoma, muti nibyo abarokore murabiharaye, dushyiramo agapendo, ati nibya binyuguri byabo, dushyiramo igisirimba, ati dore uko bigira, tuzamutse gakeya tukajya tubyina dutaraka, ati muje gushaka amafasi y'umuceri, tubasomera itangiriro, ati niko byahoze. Tugeze muri Matayo, uti ni bimwe byanyu bya Matayo 5, tugeze mu byahishuwe mutubabwiye ngo ndaza vuba, muti buri munsi niko muhora muvuga, aho mwavugiye ko azaza tukava kuri za mitsingi. Nukuri ndababwiza ukuri, igihe cyo gufunga inkuge kirabura iminota mike. Abantu mwese mwinjire, utazarimbuka warakoreye Imana igihe kinini. Maze ngo imvura iragwa kweri, inkuge ijya mu mazi. Impamvu Imana yamubwiye ngo womeshe ubushishi imbere n'inyuma n'iki? Ni protection y'inyuma. Birashoboka ko kubera gutinda mu mazi ubushishi bw'inyuma bwahomokamo, ariko protection y'imbere ntibizahagera ntarakamya amazi. Bivuze ngo iki? Mukristo nawe wageze mu nkuge. Amina. Mukristo wemeye kwihisha mu nkuge, wafashe umwanzuro wo kwibera hagati mu nkuge, wakiriye Yesu, wahisemo inzira yo gukizwa, wahisemo kwinjira muri ibi bintu bya Yesu. Itangazo, urasabwa guhomesha ubushishi imbere n'inyuma. Ijambo rivuze ngo iki? Guhomwa imbere n'inyuma. Imbere uhomwe, inyuma uhomwe, uhomesha ubushishi imbere n'inyuma. Bivuze ngo iki? Gukizwa inyuma bakabibona ko wakijijwe. Ibyo mwigize mujya guhimbaza Imana mwambaye imyenda igaragaza intege, ngo muri groupe zihimbaza Imana zo kuramya no guhimbaza, ukajya kurirwa uramya uhimbaza wambaye ubusa. Ibi bintu nabyo aka kanya mbivanye kuri 6, mbitesheje agaciro.
ibi bintu byo kujya kubwiriza wambaye ubusa ngo ni viziyo ukajya wirirwa wikaraga imbere y'abantu ngo nimumvugire ngo Imana ngo tera haleluya ngo 7 ngo 8 ngo mbwira mugenzi wawe ngo munyeganyeze ngo mufata aha ngo vuga utamena ngo cira aha ngo iravuze ngo irababwiye ngo ndumva ngo mfite ibyawe ngo iby'abantu 5 6. Oya, izi siyasa ntabwo ziza gukora ku bantu mwamenye Yesu. Namwe murasabwa guhomwa imbere n'inyuma, ntabyo kuvuga ngo agakiza kaba imbere mu mutima, inyuma wambaye ubusa. Utegetswe guhomwa imbere n'inyuma, kuko ejo haraca umuntu wahomwe imbere n'inyuma. Na Sirasi bagera muri gereza batarahomwe imbere ngo bahomwe n'inyuma, bari kugwamo. Ariko kuko umuntu w'imbere, niko Bibiliya ivuga, nubwo umuntu w'inyuma wacu ashobora gusaza, ariko kuko twahomwe n'imbere, umuntu w'imbere arushaho kuba mwiza uko bwije nuko bukeye. Bageze muri gereza, bigejeje mu gicuku, imibu itangiye kubarya, iminyururu itangiye kubarya, imbeho itangiye kubarya, ibisebe bitangiye kubarya, bibuka kuretse ko umubiri inyuma washezengeye, bibuka ko imbere bahomwe n'imbere batangira kuvuga ko Imana yera, ngo batangize ivugabutumwa ryo muri ndirimbo ngo bararirimba. Pawulo na Sila nabo barabafata barabafunga kubera ubutumwa bwiza. Bageze muri gereza bati ntitwakwiyumanganya, erega ibi turimo ntibitwemerera guceceka. Batangiza ivugabutumwa ryo mu ndirimbo, barataraka yo, bararirimba barataraka. Ijuru rirakinguka, ikuzimu barabimenya, isi nayibatigita, gereza birakingutse. Hari impamvu dutamba, hari ibyo tuba twibutse, hari aho twavuye. Narazibagiwe iyo korari nahoze nyiririmbamo, narabyibagiwe. Umuvuga amagambo yabaye menshi, indirimbo zibanye. Aleluya. Barangije kubera guhomwa imbere, gereza zirakinguka. Iyo uhomwe imbere, gereza irakinguka. Iyo uhomwe imbere n'inyuma, ugera hano bikibwiriza. Iyo uhomwe imbere n'inyuma, mega ibintu byose biba sawa. Iyo uhomwe imbere n'inyuma, ugera kwa muka Potifari, kamubwira uti mbabarira wintera umwaku, jewe ndajya muri gakondo y'abera. Iyo wahomwe imbere n'inyuma, ugera mu kibaya cya Dura, wasanga basenga ibigirwamana, ukavuga uti giye naho narya ibishyimbo n'amaninwa iminsi 10, naho iyadukiza cyangwa itadukiza, ntabwo turi bupfukamire ikigirwamana Nebukadinezari yabaje. Iyo hamwe imbere n'inyuma, ugera imbere y'ikibazo ukakibwira uti jewe naho imitini itatoha, inzabibu ntizere, nta kabuza ko kwishimira Uwiteka. Izo ni imbaraga zo guhomwa imbere n'inyuma. Umurokore wahomwe inyuma haraje hahomoka. Wahomwe inyuma ninde? Babandi mwirirwa mwambaye ibitenge n'ibitambaro, mwapfutse imitwe mwagejeje ku maguru, ngo ini mango y'idini, ngo idini ryacu ryambara gutya, ariko imbere uri umugome, akawe karashobotse. Hanyuma nawe wijijisha ngo agakiza kawe kaba imbere, inyuma ugenda ugusha abagabo, inyuma nta mbuto wera, akawe karashobotse, inkuge irafunzwe, uraje urimbuke. Murasabwa guhomwa imbere n'inyuma. Nuhomwa imbere n'inyuma, abangaba bahomwa imbere n'inyuma, Bibiliya ivuga ngo iki? Iyo banyuze mu gikombe cyitwa banka, bagihindura ahantu h'amasoko, aba batangira kurimba ngo naho imisozi yakurwa hayo, inzuzi zikarengera, Imana yacu izadutabara. Iyo bahomwe imbere n'inyuma, ni handi ugera ukavuga utumva Sawuli, abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kuko imisozi igose Yerusalemu, ni ku iteka bagose abantu. Iyo hamwe imbere n'inyuma, ikigeragezo cy'urugo iyo kije, ukoresha imbaraga z'imbere nizo ukoresha ukahangana n'ikigeragezo cy'urugo. Iyo hamwe imbere, iyo ikigeragezo cyo mu kazi kiza, umenya uburyo uhangana nacyo, kuko umuntu w'imbere arushaho kuba mwiza, arushaho kwaguka uko bwije nuko bukeye. Umuntu wese unkurikiye wagize amahirwe yo kwinjira muri inkuge agakiza ka Yesu Kristo, urasabwa guhomwa imbere n'inyuma, kuko hirya y'indahiro Uwiteka avuze ngo sinzongera kwicisha abantu umwuzure, noneho hari umuriro uzabatwika. Umugabo umwe witwa Maraki yavuze ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura,
abibone n'inkozi z'ibibi abibone n'inkozi z'ibibi abo bazahinduka ibishingwe. Ubu noneho sisiteme y'amazi yarahindutse, hari icyo bita umuriro utegereje abantu, waka umuriro n'amazuku, kwaka uva gushya, ibaze kuzashya ntushirire. Uyu muriro witondere, ni ugushya ntushirire, ukabaho mu buzima bwawe bwose ushya mu mibabaro, ngo aho niho bazarira bagahekenyera amenyo, ugashya ntukongoke, ugashya. Twaravuze ibya Yesu ukigira umunyamugi, twaravuze ibya Yesu ngo ibyo ni iby'abapene, twaravuze ibya Yesu ngo ibyo ni bya bikabyo byabo, ugashya ukarimbuka. Imana ikugirire neza. Ndagira ngo wowe wumvise iri jambo udakijijwe wakira umwami Yesu. Wowe wari ubifashe ibintu by'agakiza minenego uvuga ngo mpomye imbere gusa inyuma tutabibona, akira umwami Yesu. Wowe ushaka kwica iperereza inyuma ukatwereka ko uzi gutera haleluya, uzinduka mu rusengero uzi kuramya Imana no kuyihimbaza, uzi kuzunguza udutambaro n'ibyunzwe bikabira, ibi bintu ntaho bihuriye no kuba uhomwe imbere, kuko mwarabijunguje ibitambaro dutegereza ko indwara zikira, turaheba. Mwarabijunguje ibitambaro dutegereza ko abanyabyaha bihana, turaheba. Mwarabijunguje ibitambaro, icyavuyemo ni ukwirirwa mwesikoroka abantu mubabwira ngo nimuzana muzana ibitambo, turahangaha ubukene, turahangaha mfite ibyawe, abakeneye deliverance yihuse mugura icupa ry'amazi hari 10,000, muzanye asengere agenda abakiza indwara ntizigeze zikira. Wowe asengeye n'izi saha aracyabyimbye amaguru, wowe abwiye ngo mu nda harakize haracyamurya, wowe wari utwo ukamucyucyura ukamubwira ngo umwana asubiye kwiga ntiyasubiyeyo. Muri make ibi bintu muza kugaragaza ko inyuma muhomeshejwe imisaraba ku makote, muhomeshejwe ya matitire y'ubuprofete. Ibi bintu bije gusobanuka, Imana ije gusobanura ibi bintu murimo mugenda musobanyisha, vuga ngo he, vuga ngo he, vuga ngo ha, vuga ngo ra. Ibi bintu nta kintu mufite, ibi bintu nta kintu kirimo. Imana ije gusobanura ibintu byose mwasobanije. Ndasoje, Imana ibahereza umugisha. Wowe utari ufite imbaraga z'agakiza, upfukame ubwira Imana uti Imana mbabarira, ndashaka nanjye guhomwa imbere n'inyuma. Wowe wari waraciyeho kandi nk'ujya yaragufashije. Ibaze we wubatse urusengero, wikorera amatafari, wakoze ibishoboka byose, ugura intebe, amakoro bashyize mu rusengero harimo 1/4 cyawe, ariko kugeza izi saha waraguye uragenda, kugeza izi saha ubirimo nk'ukina. Va mu bintu by'imikino, Uwiteka ari ku ngoma agutegeye amaboko, imbabazi ze ziracyariho. Va mu bintu byo gukina, intwari mu ntambara aje guhemba abantu bakoze. Uramenya ibihembo bitazaza bigasanga wasubiye kwande, kwa mukasinzi nka yo kwisambanira. Imana ibaha umugisha mwinshi. Turashoje, nagira ngo dusenge Imana. Kadusenga. Imana ishobora byose, imbabazi zawe zituma abantu badashiraho. Aka kanya witeguye kuziha umuntu wese uzishaka. Nabonye mu bintu udatanga ku ngufu, imbabazi ntujye uzitanga ku ngufu, ariko uzi gusabye uramubabarira ukamweza ukamutunganya. Uyu muntu aciye bugufi arapfukamye, asanze yarashoje nabi kandi yaravunitse, asanze ibi bintu by'Imana arabigiyemo agashyiramo imibyizi, afashe umwanzuro wo kudahomba imibyizi ye. Ukuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wemeye kwakira umwami Yesu. Uyu wabaga mu murimo wawe no mu nzu yawe ariko agaragaza guhomwa igice, aciye bugufi, nahomwe mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri, mbimwakiyeho mu izina rya Yesu. Ndasaba kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane namwe mwese ibihe bidashira. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.